ndumva ari umujyi. Hey, y'all, come look at this. Umujyi wa Gabo. Amazina yanjye ni Iradukunda Crispin, nawe ngiye kubapresenta timu yanjye muri rusange. Tukaba twahera iburyo bwanjye, duhera kuri uyu mukobwa cyane muto ubishoboye. Kira wivuge. Amazina yawe? Nitwa Niwe Ayan. Ya. Herezo wundi. Murakoze, nitwa Sengo Gisimbiro Kusana. Nanjye murakoze, nitwa Runyamba Sizibera Marvin Ashraf. Murakoze, nitwa Sengo Gaganza Ripse. Murakoze, nitwa Kwizera Silvestre. Murakoze, nitwa Tita Evelyn. Banyita Niwe Ayani Vivani. Thank you. By the way, my name is Hamza Hanif. Yeah. Banyita Byiringiro Erive, nanjye ndi umukinnyi wa skate. Nongeye kubasuhuza, nizere ko mumeze neza. Ni Transit Line TV, ni Hood Quiz nkuko mubizi, ni Samaza Bros mubana buri gihe muri iki kiganiro. Nkuko mubona rero twasuye abatipe hano b'abanyempano bakomeye. N'abantu sinzi uko nabivuga, gusa n'abantu mu by'ukuri bafite imana ikomeye. Ni n'abantu tugomba guteza imbere. Ni umukino utari wamenyekana cyane, ariko ni umukino ufite ikintu kinini wamarira umuryango nyarwanda. Urababona rero n'abatipe b'abahatari cyane, n'abatipe bazi ibyo bakora. Ushobora kubigana ukabanza amazuru, ariko n'abatipe mubwiye ngo bazi ibyo bakora kandi ni ibintu byiza cyane. Bakurikire, ubatera inkunga, niba ubona hari icyo bafasha ni muri comment, n'ahandi wabisanga ni kuri Transit Line TV. Harimo n'abana ariko nabo barabizi, ntabwo twabanenga cyane, nabo barabizi pe. Ubona abatipe rwose bazi ibyo bakora cyane. Dushiraho ka esprit hano, bahindura hano, abatipe b'abahanga cyane kabisa. Yes, mwibutse rero nawe utari wakora subscribe kuri channel yacu Transit Line TV, uracikanwa, ukomeje gucikanwa n'ibiganiro byinshi tubagezaho kandi byiza. Sinzi ibyo bagiye kutwereka, ariko reka turebe. Atipe utamenye utuntu bari gupanga, ariko turi buze kubashimisha. Urabona ukuntu baba babyiteguriye, abantu baba bambaye kabisa nk'abagiye ku rugamba. Harimo abana ariko b'abahanga nabo cyane. Coach ababwira ukuntu ibintu bagiye kubigenza hano. Turebe uwa mbere kabisa, ako ni aga freestyle keza cyane, ushobora kukigana ukabanza amazuru. Kabisa twita tureba umupapa mukuru cyane mu gakino adukubitaga freestyle. Nakubwiye nubyigane nyabuna, nubyigane utabizi kabisa. Imyaka afite n'ibintu akora nibihura kabisa. Hari benshi banga n'ubu bari ku gakoni. Dore mushiki wacu rero umajije gutinyuka no kutagira ubwoba bwinshi. Mushiki wacu kabisa ubizi cyane, arakata neza cyane kabisa, neza cyane, nta makosa, nta kugwa. Ushobora kuba ufite imyaka 30 ariko wabigerageza ukayitugwa, ariko umushiki wacu hano arabizi cyane kabisa. Reka tuwe coach hano, uyu ni mubi cyane, nyabuna ntuzabyigane. Ndakubwiza ukuri mugira n'inama yuko utabyigana utari wabimenya.
Musore hano kabisa ukiri umujene ariko ibintu akora wagira ngo yamaze imyaka 20. Uramubona kudu freestyle ziriya bazita freestyle. Tureba hano musaza wacu hano, uyu ni mubi cyane, umwitondere, ni mubi cyane, ni mubi cyane. Uyu rero mureba nawe amaje kumenya, uno ni umunsi wa 3 araguye, ariko nta kibazo, courage. Umusore nawe umajije kubimenya mu by'ukuri ni iminsi 3, ni mu murenganye, ni iminsi 3 amaze iminsi 3 kabisa, ntago ari iminsi myinshi. Reka turebe nka crew, banyura mu makona kabisa, makona ureba ko bamajije kuyamenyera kabisa. Abatipe b'abahanga cyane, abatipe b'abahanga ewana, ubona ko kabisa uyu nakubwiye ni umusaza mu gakino, ni umusaza mu gakino cyane. Uyu nakubwiye ni metre we, arakwica, natobare agasubiremo, natobare kabisa adusubiriremo. Dore musaza wacu sasa, uyu nawe ni mubi cyane, nta kibazo ariko ni umwana ntabwo wamurenganya. Mushiki wacu bibaye ngombwa ko bamuterura, ni mumurenganya rwose, papa waramuteruye ariko kugira ngo ibintu bigende neza. Abatipe bazi ibyo bakora cyane kabisa, abatipe batayimazemo igihe kinini bashinze no group, ariko ubona ko ari group nziza cyane ifite ikintu yakwigisha abanyarwanda kandi bikagenda neza cyane. Wabatera inkunga, baratubwira nimero zabo, turaganira nabo batubwira ubuzima babayemo, ukuntu ibintu byose bimeze. Nizere ko utari bucikanwe n'iki kiganiro. Kiganiro kandi turi kumwe na Mango 4G, igwa internet nziza idacika, internet wakorera akazi kawe mu rugo nta gucika, ni 4G Trolling Network. Mango 4G yakuzanye telefoni y'amatushe yitwa Keza 4G smartphone. Iyi noneho nirurangiza, kuko irimo WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube n'izindi programme za Google. Ishyura ibihumbi 36 bya internet y'amezi 12 tuguhereze telefone ku buntu. Ku bindi bisobanuro wagana iduka rya Mango 4G rikwegereye cyangwa ukaduhamagara kuri 2550. Mango 4G, truly 4G network. Mushiki wacu nakubwiye wowe bagomba kumuha umunyenga, atipe b'abahanga cyane kabisa. Haba hari manuka itoroshye cyane. Uyu nakubwiye ni umusaza mu gakino, hari benshi bafite imyaka nk'iyi ariko byananira. Ibintu byiza cyane, tugenda na buri muntu aga freestyle kiwe. Yes, nabwiye rero turakomeza kubana muri kiganiro Hood Quiz kuri Transit Line TV. Twahereye kuri mushiki wacu hano, nutwo tuntu yizewe ntago wamugora, ariko azigukata kabisa hano. Gusa n'umukobwa ubona ko amajije kubimenya mu by'ukuri, afite imyaka mikeya cyane. Wenda tuza kuganira na papa atubwira imyaka ye, ni musaza we. Reka turebe undi hano, uyu ni papa w'abana, ni mzee wa kazi. Zo ni freestyle kabisa.
ahantu urabona ko ni umuntu kabisa ubizi cyane, nakubwiye nubyigane, ndakubwiza ukuri nubyigana urabanza amazuru ibintu bitari byiza cyane. Ubona ko bari guha courage abana biwe bakizamuka muri uno mukino. Ni siporo nziza nagushishikariza kwiga ukajyana mu mwana wawe, nta kintu kibi kibirimo kabisa. Ubona ko ari kumwigisha abwira n'undi ati ngwino ubereke ibintu uzi ubakosore, bavuga ati ndeme. Tipu ubona ko kabisa abizi cyane, tipu ubona ko abizi kabisa. Twita tubona pro ni coach, ibintu mubi cyane numwigane, ndakubwiza ukuri ibintu reka mbibarere mwaye baramubibonye amenyo ari hasi. Ubona ko nta bantu b'abahanga cyane, dukeneye gutera inkunga bakazavamo team kandi nziza. Ubona ko ni team maje kuba ngari, urabona ko kigoranye ndakeka n'ibikoresho naho ubundi ubumenyi barabufite kabisa. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza nagushishikariza nkaye nk'umubyeyi uri kudukurikira yuko wazana umwana we bakamwigisha. Uwo ni papa n'abana be, aratwereka impano ni nyinshi kabisa, ariko uyu no kugwa harimbanyije. Uyu ni mushiki wacu nawe w'umwana cyane, ariko w'umwana cyane, ubona ko bari kumwigisha ariko yatangiye kubimenya. Uwo ni coach, aracyari muto ariko ibintu amajije kugeraho ni byinshi. Turaganira nawe, turagirana ikiganiro kirambuye, tumenye byinshi mu buzima bwiwe, tumenye byinshi kuri we, ndetse n'abandi tugenda tuganira nabo. Nabo bana batubwira umutima wabo ukuntu umeze no mu kintu, murabona ko ni ibyishimo kabisa. Urabona abatipe hano, uyu ni papa mukuru kabisa, ubona ko ntago ari ibintu ashakisha. Nakubwiye hari abantu benshi bangana mu myaka ye batakora biriya bintu. Ni mushiki wacu kabisa, ibintu ari kugenda bimenya. Nawe amaze iminsi mikeya itageze no mu kwezi, ari kubona ko ni umwana mutoya kandi ibintu arabizi. Ashishikariza n'abandi bakobwa bitinya, dore umukobwa hano ubizi, nabashishikariza yuko n'abakobwa mureke kwitinya, murashoboye, twese turashoboye, mwabikora. Nayibonye rero, abo batipe bafite impano ikomeye cyane, nkuko mubibona natwe twabyambariye, twambaye nk'abasportif. Uno munsi rero nkuko mwayibonye twasuye abantu b'abanyempano cyane. Hano rero ndi kumwe n'umutipe, ni umucoach, niwe utugejeho tugeze ubu ngubu, ko nanjye ndaza kubereka utuntu nziho. Urabona ni kuri skate, ariko izi ngizi ni mubyibeshyeho, ntabwo ari skate zimwe muzi, bazita roller braids mu rurimi rw'icyongereza, mu Kinyarwanda ntawe mbabeshye, ariko mu by'ukuri urabona ko babyambariye kandi bararyohewe cyane. Ni abatipe rero batamaze igihe kinini bakorana, ariko ni abatipe bamazemo igihe kinini. Hano rero twabasuye, twabasanze muri mu myitozo. Mbere na mbere ndashaka ubanze wibwira abadukurikiye uwo uri we, ukora iki, witwa nde, ibi bintu wabitangiye ryari, umazemo igihe kingana gute, mbese muri make utwibwira uwo uri we. Mu ncamake amazina yanjye Niradukunda Crispin, niyo y'ababyeyi. Mu buzima busanzwe abandi twakinanye skate bakunda kunyita kavajuru. Abantu arikwiriye cyane. Mubi cyane. Ibintu byose ni imyitozo. Ibintu byose ni ukubyitoza kandi ushyizeho umuhate rwose biraza. Ikindi navukiye hariya Kimisagara, mfite ababyeyi bombi, mu rugo turi abana 6, kandi bose bakina skate. Bose barabikunda cyane.
skateboard cyangwa twabyita rollerblade ariko dukoreshe skate kuko nibyo abantu benshi bahita biyumva nibyo abantu benshi bahita bakurikira. Wayitangiye ryari? Nge kujya kuyitangira nayitangiye 2013 urumva imyaka mimazemo ni myinshi kabisa. 2013 nayitangiranye n'abantu benshi sibyo ko gutya bagenda bacumuka abandi bakuguma mu mukino kunakira urabona stirinda cyaburi muto. Bimaze mu myaka 8 niyo mbaze neza. Muri iyo myaka 8 byari byose byari bigoye. Nize imbogamizo uhuye nazo zatumye wenda utagera kure cyane kurusha uri. Ese ni iki washishikariza wa muntu utinya kubikora, wa muntu ugira ubwo uvuga ati bino bintu byanyica? Urumva imbogamizi ntabwo zigiye zibara mu mukino. Urabona nk'uyu mukino wo ni mushyashya hano muri Rwanda, ntabwo wari umenyerewe. Urumva kuwutangira bisaba ibikoresho kandi ibikoresho byabyo birahenda. Urumva twatangiye tukiri abana tukiri muri za primaire, ariko urumva ikibazo cya mbere twagiye kubijyamo twe kwakunda umwana abona umukino akawukunda ariko iwabo batabizi bakazagushyigikira nyuma, ariko wawugeze murumva icya mbere ni ibikoresho twaburaga. Ukagenda ukabura ibikoresho hahandi ushobora kugenda pine isigaye ari iringi akaba ari igikoresho. Uko iminsi yagiye igenda ababyeyi nabo bakabibona agashyiramo uruhare rwe. Wenda twagiye tuvuka no mu buzima butoroshye, agashyiramo uruhare rwe ashoboye, wenda naho uri wenda uri kubikorera bagashyiramo urwabo umukino ukajya mbere. Ariko muri make ni umukino mwiza ko sibyo kuba ari siporo, ushobora no kuba akazi kagutunga. Sasa urana umuntu ushaka kwiga ni ibintu biba byoroshye. Skate uyibonye gutya mu buzima busanzwe ukabona umuntu ari kuyigendera ubona bigoye cyane, ariko njye bundi nkunda kubwira umuntu yongeye kumwigisha ati nkuhaye garanti y'isaha imwe n'igice ukaba umaze kwijyana. Ubundi iyo utangiye wumva ari ibintu bidashoboka, ariko umaze kuzikoza mu maguru bya bibazo byose wibazaga bihita bisubizwa. Urumva nashishikariza abantu kuziga kuko ni umukino mwiza utuma muri wowe wumva wishimye uri kuwukina ugashimisha n'abakureba. Kuri wa muntu none ugira ubwoba uvuga ati ibi bintu naba nishoyemo ku buzima bukiri burebure nakwigiriye mu bindi aho kugira nipfire, uwo muntu ugira ubwoba uvuga ati ibi bintu sinabijyamo kubera izi mpamvu n'izi impanuka, wenda n'ingero z'abantu bagiye babigiramo impanuka, wamubwira iki mu by'ukuri? Icyo namubwira, siporo ni siporo kandi siporo muri rusange ibamo agisida bisanzwe. Urumva uwo nguwo uvuga ati wenda aratinya afite ubwoba, iyo ubonye umuntu ubizi neza wabikwigisha muri make ubwoba bwawe buragabanyuka. Ariko iyo umwegereye mukaganira ukegera n'abandi bari kubikorera bwa bwoba bugenda bugabanyuka. Urugero ko twagiye twigisha n'abandi bana benshi, urugero ari umupeti twagiye kwigisha we afite akaguru kamwe ni karekare akandi ni kagufi, yavukanye ubumuga, ariko we byasabye ko tuzatumwambika skate agasa nk'aho agenda yicaye. Ibaze umuntu ufite akaguru kamwe gato kandi ni karekare akayigenda akayishobora. Numva rero nta mpamvu yo gutinya skate kuko ni umukino nk'iyindi. Impanuka sibye ko impanuka ziba utaziteguye. Kono wawe no kugenda ku igare cyangwa moto ukagira impanuka ntago ari ibintu uvuga ngo especially skating yateza ibibazo. Skate usibye kuba ari umukino ari siporo, hari abantu bakunda wenda siporo yo kwirukanka gukina umupira kuko wenda hari ibindi bifasha byagiye ibyo bimarira umubiri kugira ubuzima bwiza,
skate hari umuntu ibona akavuga turi amutipa ari kwirira umunyenga bikina kandi kamo se hari ikintu mu by'ukuri byafasha n'umubiri cyane rwose kubera ko skate ubwayo kubona ari siporo ayo usanga siporo zimwe koresha urugingo rumwe ariko skate ubwayo wenda sibyo kubaka amaguru iyo uri kuyigendaho n'ugutwi kurakora ko movement z'umubiri zose zirakora kabisa kaza balance y'umubiri yiyongera kwa kundi ba bantu ujye unyerera ukahita wikubita hasi waratwaye skate biragoranye. Ikindi urabona skate ushobora kuyikora nk'umwuga gutunga. Urabona skate ishobora gukoreshwa mu gususurutsa abantu, ushobora gukina mu bukwe tugaragiye imodoka z'abageni, ushobora gukina mu mastade runaka kugira ngo abantu bamakinge fani tu. Watubwiye ko wabitangiye 2013 niba nibeshye, ubitangira ese abantu babifashe gute? Ntago baguciye intege, ntago byabanje kugorana vuga ati ibintu nishoyemo wamunganire kanumva ibyano bari kumbwira societe warubayemo n'umukino utarumenyerewe cyane, babyakiriye gute? Ubundi muzi muri societe ukuntu bigenda, ntago uraba guca intege, ariko ibyo byose cyatumye nkomeza umukino kandi nkukunze nuko n'ubundi umubyeyi wanjye nawe yari umusportifu, yatwaraga igare, yatwaraga irushanwa ry'igare, bituma rero atumotiva kubijyamo ko yabonaga ari umukino sumenyerewe ariko akabona ni ibintu bishoboka kabisa kubera ko ari umusportifu. Watangiye gutoza abana ryari? Urumva abana tubigisha babikunze, ni nayo mpamvu umwana araza akahita bimenya vuba kubera ko yarabikunze. Hano rero ndi kumwe na famille, reka nyite famille kuko n'umupapa n'abana be bakiri bato ariko yabakundishije umukino kandi nifuza ko nawe mubyeyi umwana we mureka akora icyo yifuza ashaka kuko nawe wamenya hari igihe byamugeza ku bintu byinshi. Tujye gutangira tubaza uno mupapa muri kureba kuri screen yanyu, atubwire ubuzima bwe, atubwire yatangiriye, atubwire igihe yatangiriye gutoza abana biwe, muri makeya ubuzima abayemo n'ubuhe. Ikaze kuri Transit Line. Murakoze. Nitwa Niwenshuti Olivier Shaibu, nkaba ari nge papa wa niwe Ayana w'imyaka 5, Ayan niwe Ayan w'imyaka 8, arangije mu wa 2 agiye mu wa 3, arangije maternelle ya 3 agiye mu wa 1 première maternelle. Sport ku ishuri muri secondaire natangiye nkina basket, bamwe mu bakoci mu rwego rw'igihugu abitwa bamana, abitwa ba Mushumba Charles nabagwaga mu ntege ariko ngezaho ndadefia njya muri jogging. Ndi mu bantu bashoye nanjye gukora marato 2 na demi marato 1, ariko iyo nibuka nuko ari umukecuru w'umudage kazi ku Mahoro yarangije turu ya mbere twageraga kuri MTN, we baranje gutanga ibihembo arangije turu ya mbere ari prido 75 ariruka ararangiza, mbona ko ari determination abantu bajya bagira ishoboka. Nyuma rero yaho kubera akazi ni umukozi wa leta, kubera akazi n'ishuri nigaga university nza kubura muri iyo sport yanjye ko narirukaga nkagera Shorongi nkagera nkazenguruka umujyi wa Kigali birometero 40, ntago byabaga ari bikena, bikoraga amasaha 3 n'iminota, mu gihe bakora amasaha 2 n'iminota nayirengaho. Nyuma rero kubera ishuri nkuko nabivuze, ishuri n'akazi bituma sport mburamo imyaka igera muri 3, umva ko university ari imyaka 3. Aho nongeye kunza gukora nkava mu rugo Nyamirambo munsi yo kwa Kadaferi naho buturi nkagera Corona Tracom, narangije kugira utuntu tunjomba kuva mu ntege kugera ku kibuno. Ndibuka ko nagenda umusiramu nagiye ku musiti mindura training, ndavane wabona hari bisabune bameshejeje training biri toxic,
ubwo rero naje kugira gute naje gukora ngera mu mujyi muri rompwe arere tour Nyamirambo nta birometero 15 birimo narakoraga 40 mbona birarenze mbona ntibishoboka nabikoze inshuro 3 weekend nimugora nabonaga umwanya dimanche mu gihande bakora mu gitondo ngeze aho ndabana karabaye mbayeho nakora sport twatuntu turakomeza turambabaza ariko ura mukino nkuko mwabibonaga w'inkweto z'amapine nkabona nkukunda nkabona ari mwiza nzarimwe gukora urugendo ndavani najyaga njya i Bugande kugura imyenda nyuma y'imyaka 2 nkagenda ndabani ne nkweto nzayizana njye nkora sport naje ro kugura inkweto Kampala ndazizana mura n'umukoci mujya mubona umuhanga cyane Karim Habyarimana Abdul Karim ni coach wanjye anyigishaho gato nanjye nsigara nirwariza nzagura n'umwana gato yananyigisha gato nanjye nsigara nigisha ngerageza kujya ngenda nabandi numva mbere ya corona nari naratangiye ariko ntangiye kujya ngenda nabandi nyuma yaho rero naje kuvuga ngo natangiye sport mfite imyaka 37 urumva ashize n'indirengaho nyamazemo imyaka itari umwe itari 2 ndavanire ka sport nyikomeze ndayikora ngeze aho rero nsanga n'abana banjye bagomba kwiga petit à petit rero nahereye ku mukuru ari we Ayani abanza kugira ubwoba baranambwa ati sinzanasubira ariko ageze aho ngaho arabikunda arabikora neza siga nandusha hatari umuhanda unyerera mu bitaka aribuka kansika ubwo rero nyuma yaho hashize imyaka nanone mikeya umushiki we nanone aza kuba nawe yaragiraga ubwoba ndumva ndibuka mwigisha kubikora yarandebye nahamagaye mama we ndamana mama nawe uzakurikiraho ubwo yamukwiyagarabugira ati mama uzapfa abana nabwiye nyina ngo mama uzapfa ndabana ariko aragerageza ndumva mwahoze mumubona inkweto ngizi nagerageje nazo kuzigura nawe ndamugurira akozo naziguzi nahani z'umuhungu nashoboye kuri byo nakwiyaranje ziraboneka nubwo bigoranye naya ma ekipomanye ndambashakira gake amajire yari yanjye ndayidodesha nyigira ntoya uyu muguriye ku giti cye nanjye ngerageza gushaka iyanjye kugira ngo igihe dukoze hatabona cyangwa n'utubonye ku manywa abati bari abantu bashaka ari kidasanzwe akora atire attention abone yuko abo bantu bambaye wenda hasi ibintu bituma banyerera wenda mu munota umwe agashiduka bamwinjiranye ubwo rero hagataho nga ikintu cyaje kubaho nuko ngaranshimishije cyane nta kintu kidashimisha cyane nko kubona ushaka kumenya ikintu ukakimenya warangiza kakihamagarira bawe bakagikunda bakakijyamo murabona ko ari umuntu ushobora kubura wenda ubutadushaka kuzabonana nawe ahari ubwo rero byaranshimishije niko kunshimisha niyemeza ko n'abana baturanye babikunda babishaka mu nkweto nke yamba mfite zanjye wenda n'iz'abana twajya tugerageza uduperimeta nko mubibona nambaye nasikuyemo Ayani yasikuyemo umuhungu yatishe abandi karitse muri make n'umukino usa nkaho abantu bawitabiriye abana b'abaturanyi hagataho ngaho n'inshuti nzi babikorera kure arigemba utumira tugakorana mu gitondo dimanche umwanya ukubonetse hanige umwanya utaboneka kubera gahunda z'urugo z'ubuzima cyangwa z'akazi bigatuma nshobora kuba naboneka wenda ku mugora nkakorana na family akanya gato ariko buri weekend abana bayiteguye papa wabo uza uvuye gukorera inyuma y'umujyi uza ari kuzabona umwanya wo gukora sport na famille ubwo rero ni muri urwo rwego twagerageje kuba twatumiye mwadutumiye tukaba twagerageje kuboneka turimo dukora sport muri wa mwanya mutoya umukobwa aragerageza umuhungu nawe ageze ku yindi ntera kandi n'abaturanyi nkuko mwabuze mubabona bari abenshi harimo abarimo batangira uno munsi harimo n'abatangiye mu minsi yashize ni sport igiye kuba ya famille cyangwa ya quartier bikazanshimisha cyane mbonye bahungu Ayani yigisha abandi Ayana nawe yigisha abana mu myaka nk'ibiri imbere wenda nko mu myaka 7 akaza baratangiye kwigisha barumuna be baje n'Ayani mu myaka nk'umwe baraza abana benshi haro mwabonye watangiye no munsi twashirafu yamaze nkaje nk'ubwa gatatu bari twari inkoni wakandagiye mu no munsi hari abametre witwa Crispe kumwe na mukuru we babitangiye kera bakoraga kimisagara n'inshuti zanjye twamenyanye ko kubera sport
ubwo rero bizakomeza bize nubwo hari ibigoranye ariko tuzagerageza mu bigoranye kugerageza icyo dukora. Ibigoranye ni ekipoma ariko abana bari tayari bagerageza kubyitabira. Murakoze. Yes, na Crispin ngiye kugarukaho namwise coach kuko ni umuntu rwose ubikwiriye. Ese umubona ute? Ni umuntu ubona ute kuri experience afite n'icyo wamuvugaho? Icyo navuga kuri Crispin twamenyanye akarirushanwa wageze kuba i Kigali ndasista nk'umuntu ari ugitangira fashanya bakameramani kugenda bafata kamera ndamubona ndyoberwaho yagiye ko yakoraga Kimisagara nge nkorera Nyamirambo mezo de jeune ariko nyuma yaho twaje guhurira inyuma y'intara mu kazi Rusizi Kamembe twakoranye igihe kinini agira ibyanyigisha agira ibyantinyura ni coach wanjye byo ari ku rwego rwo hejuru kuko Crispin abana bamurusha muri iki gihugu ni bakeya cyangwa abagabo bamurusha ni bakeya ari ku rwego rwiza. Ubona yambaye skate nziza cyane yafunze ku ipantaro nziza y'itiningi ewana cameraman azamuraho gato agera ku gashati kiwe keza cyane. N'umutipe rero nawe twasanze hano ni team ngari hari n'abandi benshi badahari ariko abo twabashije kubona bagize ibiganiro byinshi bagirana natwe. Uyu mutipe rero n'umutipe umeze gute? N'umutipe witwa ngwiki? Tugira ngo atwibwire mu magambo make. Banyita Byiringiro Herve, nanjye ndi umukinnyi wa skate ko team yacu mwayibonye turi abakinnyi benshi nuko hari benshi badahari turi benshi nuko twari turi muri training ko mwadusanze nyine harimo abana abantu bakuru naho twumva turagushishikariza kuba waza ukatwiyungaho muri uyu mukino wacu wa skate tukabasha kuwukuza tukawugira international. Byiringiro uno mukino utangiye ryari? Ese kuva wawutangira nizihe mbogamizi wahuye nazo zagiye zikugonga zigatuma utagera kure? Nizihe mu by'ukuri? Murakoze. Uyu mukino nawutangiye 2012 nibwo natangiye umukino. Mbogamizi twagiye duhura nayo nuko mu Rwanda nta federasiyo twari dufite muri rusange twabasha kuba twakiniramo umukino tugasohokera igihugu. Niyo mbogamizi twahuye nayo kuba nyine abantu batawuza ari abantu benshi kuko nta federasiyo yari ihari. Yes, 2012 ni imyaka 9 ni imyaka itari mikeya. Nta manuka ikomeye ugeze uhura nayo cyangwa nta muntu wawe muziranye wigeze ugira imanuka ikomeye yahuye nayo muri uno mukino cyangwa ino sport? Umukino wacu tuwukina nyine dufite protection, mwabonye abafite casque, abafite contre shock, protection muri rusange z'umubiri wose. Rero nta manuka yabamo kubera ko ufite na coaching, ufite abantu bagutoza bakwerekera, nta manuka ihambaye nari nakora. Nta n'umuntu nzi wari wakora impanuka ihambaye. Witwa ngiki? Banyita niwe Ayane. Ayane. Izina ryanjye ryo muri siporo nihimbiye ni Vivani. Vivani ryanditswe gute? Va I na I. Nako ugeze kuri maraka ngahe wiga? Niga ya gatandatu. Gatandatu kubye gatandatu ni kangahe? Gatandatu kubye gatandatu ni 36. 36. Kabiri utanijeho kabiri ni kangahe? D plus D. Kane. Vuga cyane. Kane. Vuga cyane. Kane.
u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe? imirenge ni imirenge 200 400 ndakeka. imirenge numva ari 430. imirenge ndumva oya ni 306. 175 ugabanyije gatatu ni kangahe? 175 ugabanyije gatatu ndakeka ni 58 n'ibice ahari. 175 ugabanyije gatatu ni 58 n'ibice bitatu. 75 ugabanyije gatatu numva ari 75 n'ibice 75 n'ibice. Yes, ijambo abenda hamwe urumva bisobanuye iki? Ndumva bishatse kuvuga urabizi iryo jambo sundi unubwame ryumvise cyangwa rusanzwe urizi? urumva ntabwo barabuza aho waryumvishaho gato mu buzima, ariko abenda hamwe ndumva ari kwa kundi ushobora kuba njyewe nawe twarashatse mu rugo rumwe abakobwa bavukana, ni uko dushobora gushaka mu rugo rumwe abakobwa bakabavukana. Abenda hamwe ni abantu bashatse muri famille mu rugo rumwe. Abenda hamwe ndumva bisobanuye abasanzire cyangwa abantu bashatse mu rugo rumwe. Ikibazo cya nyuma, Rwanda ntabwo ari Rwanda, ni Rwanda, ni umurwa mukuru w'icyo gihugu? Rwanda ndakeka hararangwa. Rwanda capital Angola. Yes. Rwanda ndumva ari umujyi. Hey, y'all, come look at this. Umujyi wa Gabo. Bakoze rero kubana natwe muri kino kiganiro kandi twishimye kubana namwe n'ubutaha twazabasura. Ni iki rero ninde ni nk'abantu bangaye basuhuza, nihe message waha abantu badukurikiye muri aka kanya? Tubwira ikintu kiri ku mutima wawe muri aka kanya. Njye kiri ku mutima nk'umuntu uri mu mukino wa skate hano mu Rwanda kiri gutera imbere, nuko cyambere nuko nasaba ya ministeri ishinzwe imikino yadushyigikira muri uwo mukino, korana mu mukino usaba ubushobozi, ibikoresho byinshi, babisaba amafaranga menshi, ariko dugizemo uruhare rwa leta bakadusapotinga, yaba ari sorute zo hanze tukazijyamo, yaba ari irushanwa tukayijyamo, byaba ari byiza kurushaho, kuko ndakeka twe turizeye ko twazamura idarapo ry'igihugu rwose. Babasanga he sasa? Hari federation runaka ibashinzwe cyangwa se mwebwe ni adresse umuntu yabasangaho? Adresse ubusanzwe dukorera kuri Maison de Jeune Kimisagara. Ikindi nuko wenda mu buzima busanzwe ikipe nkoreramo nakuriyemo, urumva nuko ntabibabwiye ubuzima bw'ikipe, ariko ndayifite. Bayita Rwanda Hope Club of Skate Style. Ubusanzwe dufite ubuzima gatozi. Twari muri la minsi ishize mbere yuko corona iza, twe dufite amarushanwa yo kwita tumurika yuko twamurika ubuzima gatozi bwa federation yose ya skate hano mu Rwanda. Urumva turabona bafite adresse rwose watubona dushatse. Ushobora kuguha iyanjye hariyo 078 104 5 7 Wayisubiramo no kugira ngo abantu bari bacikanwe bana bayumve fresh. Ni 078 104 5 7 05.
n'ubwa mbere ukibonye kino kiganiro? Nkuko tujya dukorana siporo n'abandi nkaba nawe narigeze gugutumira ukaza ukabikunda ugakora, urumva ngomba kugira nimero yawe, uri umwana wanjye. ejo ndumva ari aka stati washyizeho channel ndakirikaho, nza kubona biganiro ugira, naje gushimishwa no gutungurwa kuba ninjoro wantumiye bigahora nuko mpari, nkaba nitabiriye utumire n'abana n'abari ko twari dusanzwe dukora. Nakoze cyane kudusura kandi turifuza ko mwazanagaruka. Timu yarakuze, twarabaye benshi, twarageze no ku bindi bikorwa bya timu, twarabaye international. Ubu turashaka gushaka ibyangombwa stati, tugatangira tugakora ku buryo bwemewe n'amategeko, tugatangira tukitabira n'amarushanwa mpuzamahanga. Yes, dusoza n'iki wabwira abantu bari badukurikiye? Se hari abantu umva wasuhuza, hari abantu waha ubutumwa bwagira icyo bafasha? Cyo nabashishikariza nge abantu, ndabakundisha umukino. Uyu ni umukino mwiza, mwaza mukatwiyungaho, abana banyu, abakuze nabo turabigisha, ukabasha kumenya umukino, kandi ni siporo muri rusange. Igihe cyose muzadushakira tuzahari ku bwanyu. Murakoze. Yes, mwayibonye rero, mwakoze kubana natwe. Ikiganiro ni Hood Quiz nakagaruka. See you, ciao ciao.